dukomereje rero kuri coup d'etat y'73 ya Habyarimana yashobotse ite ese ni biki byakurikiyeho. Turacyasoma rero cya gitabo nanditse uko ijuru ryajyaje mu Rwanda mu mwaka wa 1994 genocide yakorewe abatutsi. Habyarimana 73 coup d'etat yishoboye ate, yayigeze hate, byagenze gute, nyuma yabyo mu Rwanda ibintu byaremeze gute. Urumva ko ngenda mbikurikiranye ko byagiye bigenda. Urumva Kayibanda ari ku butegetsi afasha Habyarimana mugize Minisitiri w'Ingabo ariko ndi kugira ngo bakorane mbere neza, atangira kuvuga ko ikibazo cyari kiri mu Rwanda, ikibazo cy'abatutsi ari ba Kayibanda bari bafite mu buhare. Nuko rero Kayibanda abaye aho ngaho, ariko ntiyamenya ko Habyarimana ari kumucurira umugambi wo kumuvana ku butegetsi ahubwo no kumushyiraho abantu batazamubona kugeza apfuye rubi nk'uko tugiye kubibona. Ibi rero akaba ari ibintu bigenda byisubiramo, abantu batiga byanze bikunze ibyabaye kuri Kayibanda, reka tubyinjiremo turebe ko ari nabyo byabaye kuri Habyarimana, ari nabyo bigikomeje. Nkuko maze kubikubwira rero, Kayibanda ari aho ni perezida, Habyarimana ari Minisitiri w'Ingabo. Noneho igitekerezo cyo gukura ubutegetsi niba ari wowe wakitekereje, niba cyaravuye hanze kimuzamo. Kimaze kumuzamo rero nuko nkuko yarebye abantu bari mu ngabo b'abayobozi akibagezaho, bagenda bakemera umwe kuri umwe. Noneho cya gitekerezo yari yatekereje abona ari nk'inzozi, abonye bagenzi babo bita ba comrades batangiye kukiyumvamo, nibwo noneho Yesu yumva ko afite imbaraga zo kuzavanaho Kayibanda. Kayibanda rero 73 umukore coup d'etat muvanyeho. Icyabaje ni iki? Nuko bamufungiye ahantu hatagerwa n'abantu kugira ngo abantu bamwiteho, arinda ava mu mubiri ngo acana intebe. Ngo yacanaga intebe, benshi bakanangeraho ko ahubwo ngo yapfuye arya ibitabo bye. Byo wenda bishobora kuba ari byo bongeraho, ariko uko byagenze byanze bikunze iyo abantu batavuga ibintu nk'ibyo ngibyo, nuko condition yari arimo zishobora kuba condition z'ubuzima bwari bugoye, atari ubuzima wakwifuriza n'umwanzi wawe kujyamo. Kuki rero Habyarimana yemeye kumwica urwo ngurwo akamukuraho uko nguko? Tuzi ko ubuyobozi uwo buvuyeho ufata buvanyeho ukabagarura bakiintegra, cyangwa se ukabavanaho burundu. Habyarimana rero we yakoze coup d'etat, amaze kwikora birashobotse n'abandi be aba comrades bamaze gukora coup d'etat, aho ngo bazane bakayibana n'abantu babo bagire mu buyobozi, ahubwo babigijeyo benshi barabica barabirimbura. Ariyo mpamvu mva ngo abapolitisiye b'igitarama nuko byagenze, barabishe bazi ko bagiye gutegeka ubutegetsi bakabwikubira, kuko icyo gihe hari ikibazo cya Kigananduga, hari ikibazo cy'ubushyamirane by'imiyoborere. Noneho baravuga bati bano bantu tugomba kubivuna tukavana ku butegetsi, dufite igisirikare none tumara kubavanaho tuzanavanaho burundu tubice tubakukumbe. Nuko nguko Habyarimana yakoze coup d'etat irashoboka, kubera ko yabishyize mu basirikare, abasirikare babisemera hejuru, kubera nacyo kibazo cyari gihari cya Kiganduga, noneho gikongeza umuriro ariko nguko bavanyeho Kayibanda. Kayibanda rero bamushinzaga ibyo bibazo by'umutekano mu gihugu, iby'amashuri, iby'amoko, bakavuga bati bateze ikibazo cy'abatutsi ntabwo bakitayeho, twebwe tuzaza dukora ibintu neza. Ese niko byagenze. Turebe byakurikiye rero, bamaze kuvanaho Kayibanda bararimbaga abapolisi b'igitarama. Kayibanda nawe ari aho ngaho ari kurya ibyo bintu bavuga ngo ni intebe, bacanaga intebe, ngarya n'ibitabo, ariko wenda no gushyenga nyine afite gushyenga, ashobora ko wenda yari ari ubuzima bubi ku buryo umuntu yakwangiye ko umugiriye neza ukamuha umwanya akakwivuna muri kamere muntu. Nkuko muri kino gitabo byanditse, hari ubwonko bw'ubwonko bufite imitekerereze nk'inzoka, kuvuga ngo mwice mbere yo kwica. Bishobora kuba nkabyo biza mu mitekerereze y'ubwonko bwa muntu, akavuga ati umuntu nimuhusha we ntazangirira imbabazi, akaba aribyo bituma abantu bica abandi urubuzo bene ako kageni. Ko byagenze 94 twarabibonye rero, byanze bikunze iyo uhemutse ukamena amaraso ukamenera ubusa birakugaruka. Niko byagendekeye Habyarimana
Habyarimana nawe baramurimbura, abamurimbuye nabo nimba nabo ariko bizabagendekera ni ukwitegereza, ariko ijambo ry'Imana iyo ryize neza ukarisesengura ukarimenya neza ibintu nizunguruka. Iyo ugeneye akantu umuntu mukeboke akeba umugeneyemo niko nawe ugererwamo, byanze bikunze nta ushobora kubicikira, byanze bikunze ni ihame. Ijambo ry'Imana rero vuga n'abantu bavuga ijambo ry'Imana ryarahindutse, ijisho ku jisho, ryinyo ku ryinyo, ibyo bintu biracyakora ari byo Kayibanda ibyo yakorewe nibyo Habyarimana yaje gukorerwa. Ngayo nguko rero bimaze rero guhinduka, zimaze guhindura imirishyo, cya kibazo Habyarimana yavuga ngo cyatezwaga na Kayibanda ntabwo agikemuye. Ikibazo cy'amoko ntiyagikemuye, ikibazo cy'amashuri ntiyagikemuye, ahubwo byaraje bimira ku mirare. Nibwo bazanye iringaniza, nibwo bazanye ibintu by'irondakoko, noneho bya bindi byarinduga bivinduga bijya he, bijya mu Rukiga. Nuko byagenze barabikukira buhumyi. Kubera ki? Kubera ko batibutse ibyabaye ku ngoma yabanje ya Kayibanda. Kayibanda avuyeho arigendeye, bamushyizaho n'abantu be barabarimbuga baramaze. Habyarimana barategetse, baraje nabo bijanditse muri ibyo bintu, barahindaguye iby'amashuri, bahindaguye iby'amoko, bagize gute ibintu byose. 94 rero nawe bamurebeye izuba, umwambi w'igishira wagize gutya ngo paf, nkuko Magane yari yarabihanuye, baba baramwivunnye. Ariko wamwivunnye nawe hari hose byanze bikunze azamenyekana, n'ubantu babashidikanya bavuga ati ni kanaka ni bagosora, ni FPR, ibintu byanze bikunze bizajya hagarara ko amateka ahoraho. Kandi amateka yahozeho, abantu byanze bikunze bamenya ukuri n'ibyakorewe nyuma y'inyegamo biza hanze uko ijambo ry'Imana ritubwira. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo n'ibyakorewe he byanze bikunze biragaragara. Ariyo mpamvu hajemo ibintu uko ijuru ryageje u Rwanda 1994, jenoside yakorewe Abatutsi. Abatutsi nibo bishwe bakorwa jenoside, ariko uko bihura n'iby'ibihe bya nyuma, ririya ryarigerageza Imana yakoze mu Banyarwanda kugira ngo irebe umutima w'Abanyarwanda. Se twasanze dufite urukundo zero. Nkaba nkubwira nti rero ibintu nimba biri kuba mukabirebera mukakoma mu mashyi, no bikoma mu mashyi, ko ngiye naho nzigera mbinko mu mashyi. Ukuri Imana yampaye ukuri, imijambo imagakiza, kwandika kino gitabo uko ijuru ryagize mu Rwanda byose mbivuga uko byagenze, ariko cyane cyane ngiye nkibanda kuri jenoside uko yagenze, icyayiteye. Nta bindi byo kwinjira mu ntambara. Intambara nabyo haraho byinjiramo, nzabivugamo mwereke ko intambara, abapfuye mu ntambara n'abishe muri jenoside ntabwo wagira double genocide ngo binganishe, n'ibintu bitangana. Yes, abantu barapfuye mu ntambara bavuga ngo bishwe na FPR, abavuga ngo bishwe na FPR, abapfire mu ntambara, ariko ibyo nabyo bisobanura ko bapfuye mu ntambara ko byagenze. Banzi ko abantu bataha ku neza batera intambara, noneho bakabashuka bakavuga bati FPR nta ngufu ifite, ziriya nkotanyi ziri gutera nta ngufu zifite, mugende muzivune. Nuko benshi bagiye bapfa mu ntambara, hamwe nabo bavuga ngo bagiye mu nama, abagiye mu nama uko baba bangana kose. Yes, ibyo bishobora ko biravugwa, ababirokose barabivuga, byabayeho, ariko ntago wabigira jenoside. No, ntago wabigira jenoside. Iriya jenoside yabaye ku manywa y'ihangu, abantu bakora amaliste barayanoza, urugo ku rugo bagenda bica abantu, urugo ku rugo, famiye, umuryango ku muryango. Abaguye mu ntambara nubwo bagiye mu nama bakabwira ati muze mujye mu nama, bakabarimbura bitewe n'izo mpamvu runaka n'ibiki byose. Nubwo urupfu rwose ari rubi, nta muntu ugomba kubera amaraso, umenya amaraso wese agomba kuyabazwa. Ntabwo ushobora kubivuga ngo bigire double jenoside. Ibyo ni ugupfobya jenoside yabaye mu gihugu hose icyarimwe, amaliste akororwa icyarimwe. Ntawe n'intambara nibwo yabaga, ikaba wenda zabyumba, ikaba naye inama ikaba uyu munsi, wenda ikazongera kuba mu kwezi. Ntabwo ushobora gufata mu bigereranye jenoside. Aricyo kibazo rero cyavuye aho ngaho muri iyo miyoborere mibi. Iyo Bakayibanda bafite imiyoborere mibi, Habyarimana bakagira imiyoborere mibi, abandi nabo babatsimba bakaza bakagira imiyoborere mibi, byanze bikunze ni igihe gusa, kuko ijambo ry'Imana ryerekana ko iyo ukoze nabi byanze bikunze urangira nabi. Iryo ni ihame ntashobora guhindura, ayo marangamutima yawe adashobora guhindura. Ni ibintu biri kumweru n'umukara tudashobora guhindura. Wabihindura utera ushaka kubihindura, kora neza,
umenye ko kumena amaraso y'umuntu ari ikintu kibi kizira imbere y'Imana. Ubuzima Imana yamuhaye ntiwamuhaye, aribyo byakoze kuri ba Kayibanda, bigakora kuri Habyarimana n'abandi bose, bikazaba ariko birangira. Ibintu niba bidahindutse ngo abantu bamenye ko kumena amaraso ari ikizira imbere y'Imana. Abantu rero barahindutse wagira ngo barahumye, ariyo mpamvu byenda byipanga. Imana iguha urugero rwa mbere. Kayibanda mwigireho, wapi ntumwigiyeho uranze. Habyarimana mwigireho, wapi simbyemeye. N'abandi bakaza kugeza igihe ya myaka nabaze. Niba bikomeje gutya bizadufata imyaka 70 kugira ngo abantu bamenye gukurikiriza amategeko y'Imana, bamenye ko kizira. Amategeko y'Imana yabamaze iki niba abantu bafata abandi bakabica bakamena amaraso? Byibaze nawe byibaze ni ibintu byoroshye. Byibaze Imana yakubwira ngo ntugakore ibintu, ntukamena amaraso, ukavuga ati ahubwo ngende umuhanga mu kuyamena. Wigira gute? Wiramye ibishushanyo, wisenga Satani, ugasenga ibishushanyo, uvuga ati ngende umuhanga mu gusenga ibishushanyo no kubiramya nkabyikubita imbere. Wibyibariza, wibyikubita imbere, wimena amaraso byose, ukavuga ati ngiye ahubwo ndi umuhanga muri byo. Urumva ukuntu ibyo bintu bimeze? Ayo mpamvu kino gitabo cyanditse ntabwo nabyutse ngo ngitekeze nyandike, ni ijambo nabonye kugira ngo bibagezeho mbereka ko byibuze twasangira ukuri, tukamenya ko icyo dupfa kitaruta icyo dupfana. Dupfana igihugu, dupfana umuco, dupfana ururimi. Turi Abanyarwanda twese, tube bene Kanyarwanda, dusenyera umugozi umwe. Ibyo by'amoko, iby'ubuce, urere, ibyo byose ngo Kiganduga, ngo Tututsi, tubyiyambure gahoro nubwo byaje bigatuzamo n'abazungu bakabikongeza, ariko natwe twabigizemo uruhare rukomeye cyane. Akari byo bitugejeje magingo aya. Nakubwira ni twigire ku mateka. Ufite amarangamutima cyangwa ufite umutima mubi, urwango, ishyari, ubwicanyi, ibyo bintu kukiri mu Banyarwanda. U Rwanda urebye ku isi nicyo gihugu cyonyine gifite amacakubiri mu baturage bayo, yeruye agaragara yeruye y'urwango n'imitima mibi. Yes, n'ahandi birahaba, ariko byibuze bo bafite ukuntu babikora ubwabo, bakamenya uko bikumira. Urugero nkunda gutanga cyane ni mu Burundi baraturenze, badusize kure. Byibuze bamaze kumenya ko icyo bapfa nicyo bapfana aricyo kiza mbere. Ibi rero Habyarimana wumve nkineza Kayibanda yamugiriye, amuhaye uwo mwanya, ahubwo ntazi ko ari kumuzana kugira ngo azamwikize niwamwivuna. N'abandi nabo rero bashobora kuba gucura imigambi nk'iyo. Turebe tutise bazavanamo iki, bizagenda gute, ese uyu munsi bimeze gute, kuki badakemura ibibazo none ntibizagere kuri ya mazi yarenze inkombe. Ngayo nguko rero by'Abanyarwanda nuko bimeze. Cyokora ngiye nabonye ko nzaba iyo myaka 70 kugira ngo byibuze abantu bazasaza inzobe bamenye ko tugomba gukurikiza amategeko y'Imana aho gukurikiza amategeko ya Satani. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.